n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi, 2026. Nabonye ibintu byinshi binyuranye, ubundi nabanje kubona sinzi ahantu nari nagiye, hanyuma nkimara kugera aho hantu nahahuriye n'umuntu w'umusaza, hanyuma arangije arambaza ngo kugira ngo ubashe kumenya ko wakoze byinshi byiza no kugira ngo umenye ko wakoze ngo byinshi bibi ngo wabigenza gute. Ndavuga ngo sinamenya byiza nakoze cyangwa bibi nakoze. Arambwira ngo byiza wabiyoberwa ariko bibi ntiwabiyoberwa. Vuga ngo ahubwo bibi nabiyoberwa nkamenya byiza. Arambwira ngo nimubwire ngo byiza byibuze 3 nakoze. Ndamubwira ngo nta na kimwe nzi. Arambwira ngo nimvuge ngo 2 bibi nakoze. Nyine byose nabishatse ndabibura, numva nta na kimwe nzi. Hanyuma arangije arambwira ngo aravuga ngo rero ngo wa mwana we kugira ngo umenye byiza wakoze cyangwa umenye bibi wakoze, ni uko ugomba kubaha umubyeyi wawe cyane kuko we abasha kuba abikumenyera. Ndavuga ngo yego, ngo ariko si ubwo umubyeyi wawe we yabimenya ate kandi ari wowe wabikoze utanabimenye. Hanyuma arambaza ngo mfite imyaka ingahe, ko mu gihe ntarayimubwira nyine nahise ntekereza ko mfite imyaka myinshi cyane, ariko arangije ambwira yuko imyaka mbara mfite atari yo mfite. Hanyuma ndamubwira ngo niyo kuko ntabwo ababyeyi banjye baba baribeshye. Ndamubwira ngo impamvu ituma amenya ko iyo myaka ariyo mfite, nari ngiye kumubwira nyine kuntu inda yanjye yababaje mama wanjye cyane, ariyo mpamvu atayobewe igihe yaba yarambyariye, ariko ambwira ko atari cyo ashatse kumbwira. Arambwira ngo wowe nta n'umwaka byibuze ufite. Ndababara cyane mu mutima, mpita mvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera, ariko mbivuga mu mutima kubera numvaga uwo musaza ibintu avuze bitanabaho bitanari byo, ariko ambaza impamvu nshidikanyije ku gihe ambwiye. Ndavuga ngo impamvu ni uko nzi neza imyaka mfite n'igihe navukiye n'umwaka byose nkaba mbizi. Arambwira ngo se waba ushinzwe kumenya ibihe? Ndavuga ngo simbishinzwe ariko ibyo byo ndabizi. Arangije arambwira ngo ujye umenya neza ko ntabyo uzi, ariko ndamwikiriza kugira ngo nyine nigendere ne gutinda. Hanyuma arangije arambwira ngo uko ntabashije kumenya ibyiza nakoze nkaba ntamenye n'ibibi nakoze, niyo mpamvu ngomba gukora ikintu cyose ngo umubyeyi wanjye ambwiye, yakimbwira nijoro cyangwa ku manywa, yakimbwira izuba riri kuva cyangwa ritarimo kuva, yabimbwira imvura igwa cyangwa imvura itarimo kugwa, ngo icyo ambwiye cyose ngomba kugikora kandi nkagikorana umutima mwiza. Arambwira ngo kuko niwe wenyine uzi ibyanjye. Arambwira ngo aravuga ngo nanjye ubwanjye ntabwo niyizi kuko n'igihe mfite ntabwo n'imyaka mfite ntayo nzi. Hanyuma nyine ntabwo nigize mburana, nacecetse kugira ngo nyine nigendere, ubundi nicyo nari ngamije, ariko ambwira ko ngomba gutega amatwi kandi ibyo ambwira nkabyumva kandi nkabifatamo ukuri. Arambwira ngo ntukumve ibintu kuko uri kubyikiza, ngo ahubwo ujye ubyumva kandi ubizirikane ngo ubishyire mu mutima wawe. Ndamubwira ngo yego.
hanyuma rero uwo musaza yahise ambwira ngo ngaho ngwino ngo ninze anyobore inzira. Twavuye aho ngaho nyine aho narindi tujya ahandi hantu, ariko aho hantu hari umusozi w'amabuye ariko ugiye uteyemo utuntu tw'utugemwe murabona iyo umuntu ahumbitse inyanya cyangwa ikaroti ukuntu zitangira nyine kumera, nyine ntabwo wapfa kumenya ngo ni ikaroti cyangwa ngo umenye ngo ni inyanya, nyine iyo zitangiye kumera ukuntu ziba zimeze. Aho hantu naho hari hagiye hahumbitsemo ingemwe ariko utamenyagwa ubwoko, ntiwamenyaga ngo ni ibiti by'inturusi cyangwa ni avoka cyangwa ni ibiki, gusa wabonaga ko ari imbuto zahumbitswemo. Hanyuma rero twagiye nyine kuri buri hantu hahumbitse, ariko hari ahantu hari hahumbitse ariko ingemwe zitaramera, nyine zitarazamuka. Hanyuma yambwiye ngo uyu murima urawureba? Mubwira ko nkureba. Arambwira ngo nyiri uwo murima, kandi wari umusozi, ngo nyiri uwo murima yahumbitsemo ingemwe. Arambwira ngo mbese waba wazibonye? Mubwira ko hari aho nazibonye n'aho ntazibonye. Hanyuma mbaza impamvu zimwe zameze izindi ntizimere. Ndamubwira ngo impamvu buriya umuntu waje kuvomerera nyiri umurima yavomereye nabi. Ndavuga ngo kuko buriya yagiye ashyiraho utuzi duke cyangwa ntanadushyireho, hanyuma zanga kumera. Hanyuma ambaza nimba amazi ariyo yatuma izo ngemwe zimera. Mubwira ko amazi yatuma zimera, kandi kumera zikihuta byaterwa n'amazi washyizemo cyangwa n'ibishingwe washyize mu murima. Hanyuma rero uwo musaza ambwira ko nsubije neza kandi ibintu biri byo. Arambwira ngo iyo uhinze umurima ukawuhinga neza, ukawusukura uko ugena ubuhinzi aba yabigennye, umurima wawe ukawuhinga neza, ukawusukura, ugashyiramo ifumbire ku kigero gihagije, ugashyiramo amazi mu gihe nta mvura iri kugwa. Icyo gihe umurima wawe urera kandi ukera imbuto nziza zishimisha bose. Ariko iyo ibyo utabikoze, umurima wawe ushobora kwera imbuto nkeya kandi zitari nziza, cyangwa ntiwere na nkeya. Ambaza nimba ibyo ari ukuri cyangwa atari ukuri. Mubwira ngo ni ukuri ko na mama yarabivuze. Hanyuma rero yansubije inyuma, ubwo twari tugeze ahantu kure, ansubiza inyuma ahereye aho twari tugeze. Hanyuma yagiye acukura ahantu hatameze nyine ingemwe. Hari aho wasangaga imbuto zikirimo ariko zirimo uko bazishyizemo. Hari aho wasangaga zarahuguse nyine zikabora zikaba ibitaka. Hanyuma yambajije ari aho zaboze ari n'aho zikiri. Ambaza nimba aho zikiri zishobora kuzamera zikagira umusaruro. Hanyuma mubwira ko zamera uzitayeho ukazivomerera. Ndamubwira ngo zamera nubwo zakwera wenda izameze zareze, ariko nazo zazera. Hanyuma rero uwo musaza yambwiye ngo mwana wanjye, ngo iki ni ikigereranyo nguhaye. Arambwira ngo ntuzigere uharanira gutsindwa, ahubwo uzaharanire gutsinda. Hanyuma arangije arambwira ngo nintsinda nzaba mbaye ngo nk'uwo murima izo mbuto zameze, ariko nintsindwa
sinzamera nk'izo zaheze mu butaka, ahubwo nzamera nk'izahuguse mu butaka. Ndamubwira ngo ntago sinikirije, namubwiye ngo ibyo ntago mbisobanukiwe. Ndavuga ngo ngende umuntu kandi uyu ni umurima. Ndavuga ngo umuntu wese aharanira gutsinda, ntawe uharanira gutsinda. Ndavuga ngo se ngo ko tutakiga ubundi ngo ko tutakiga nzatsinda iki cyangwa nzatsindwa n'iki? Arahigima arambwira ngo sinakubwiye ko uri umwana cyane? Arambwira ngo ntago gutsinda ari ukuba winjiye mu ishuri ugafata igitabo ugasoma cyangwa ugafata ikibaho ukandika. Ndavuga ngo yego. Arambwira ngo ikintu cyose kiba ari isomo kandi ugomba gukora ugatsinda. Ndavuga ngo yego, ariko nashakaga yuko ari bumbwire nyine ibyo bintu nyine ntazaharanira gutsindwa. Hanyuma arangije arambwira ngo umubyeyi wawe nagutuma gutashya wowe ukigira kuvoma, icyo gihe uzaba warangije gutsindwa kuko uzaba wagiye aho umubyeyi wawe atigeze agutuma. Ndavuga ngo yego, numva ko ibyo ari byo. Arambwira ngo umubyeyi wawe nakubwira ngo mu gitondo utarya urarya saa 12, ngo wowe ugahita ubyuka ukarya, icyo gihe uzaba nyine ngo watsinzwe nyine. Ndavuga ngo yego, ibyo nibyo byo ndabyemeye. Hanyuma arangije arambwira ngo rero yagira ngo ambwire ko ntazigera mparanira gutsindwa, ahubwo nzaharanire gutsinda. Ndamubwira ngo yego. Rero nahise ntekereza ngo uwo musaza koko ni umusaza. Ndavuga nti se ubu ngubu arumva mama yambwira ngo njye kuvoma nyine nkajya gutashya cyangwa najya kuvoma? Hanyuma arangije arambwira ngo none se ngo mwana wanjye umpinduye ko ntafite ubwenge? Ngira ubwoba kuko ibintu nari ntekereje nari mbimenye ko abimenye. Ndamubwira ngo ntago mvuze ko udafite ubwenge. Ndamubwira ngo nyine ntago mama yantuma kuvoma ngo njyewe nigire aho atambwiye, ngo najya aho yambwiye. Hanyuma arangije aravuga ngo rero uzaharanire gutsinda, ntuzaharanire gutsindwa. Ndamwikiriza. Twavuye rero kuri uwo murima, aho kuri uwo musozi nyine turagenda, ariko duteye nk'intambwe nk'eshatu twageze ahantu hari imihanda 3. Hanyuma arangije arambwira ngo izi nzira zose zanyure inzira y'ukuri, ntuzigere ukura ikirenge mu nzira hanyuma ngo ukijyane mu zindi nzira. Ndavuga ngo yego, ariko mpita mubaza ngo ko izi nzira zisa se zose si zimwe? Ndavuga ngo zose zirasa kandi ndabona zose ari zimwe. Arambwira ngo icyo nkubwiye ni uko utagomba kuva mu nzira ujye kujajaba mu zindi, jya uguma mu nzira urimo, ngo ntukave mu nzira urimo ngo ujye kunyura mu zindi. Hanyuma ndamubwira ngo yego. Hanyuma rero arangije aravuga ngo uramenye ujye wibuka ko wahawe intwaro kandi intwaro z'ingirakamaro. Ndavuga ngo yego. Ako kanya kibivuga nibutse nyine ibintu byose, ntabwo nzi ukuntu byari bimeze, nyine najyaga nkumva nyine ibintu byose ndabyibutse. Hanyuma rero nyine ibyo nibutse ko ngomba kwibuka ko mfite
intsinzi, ikimenyetso cy'umusaraba, icyuma, icyomoro, icyambu, ubuhungiro, inzu y'umutamenwa, nyine ibintu byose nyine byahitaga biza avuga ngo nyine kimwe nakibuze natora ikindi. Hanyuma rero gusa mu gihe nari mugiye muri ibyo ntabwo namenye umusaza ahantu yanyuze, sinamenye n'igihe yagendeye, nyine narebye ndamubura. Hanyuma rero nahise mvaho ndagenda, ariko ngenda ntekereza kuntu ingano yanjye n'imyaka mfite umuntu yambwira ngo nta n'umwaka mfite, mfite amezi. Nyine ngenda ndeba ukuntu agahinja k'amezi kaba kameze, nyine numva birambabaje cyane. Hanyuma ngenda ntekereza ngo icyampa nkahura na mama cyangwa nkagera mu rugo vuba, nkamubaza ukuntu umuntu ungana nanjye bamugereranya n'agahinja. Hanyuma rero nagiye nyine mama ntago mama twahuye, ahubwo nahise ngera ahandi hantu. Hanyuma nkimara kugera aho hantu, ubundi nabanje nyura ku rutindo rw'ibiti bibiri, ariko igiti kimwe cyari cyaramunzwe, hasigaye igiti kimwe kizima, nyine ku buryo wibeshye ugakandagira ku giti icyo kimwe akaguru katari ku kindi, nyine wahita ugwamo. Hanyuma rero nahageze ariko ndahambuka, ngeze hakurya ariko mpita ntekereza ngo uwajya gushakisha igiti cyo gusimbura icyo cyamunzwe, uvuga ngo hanyuze nk'abantu b'abakecuru ngo bo bahita bagwamo, kuko nyine baba badafite imbaraga, baba badafite nyine n'amaso areba nyine neza. Uvuga ngo ngiye nkazana igiti nkashyiraho abantu bose babasha kuhanyura. Hanyuma rero nahise mbitekereza koko, mpita mvaho, hari ahantu hejuru hari ishyamba, nta nubwo natekerezaga wenda ko nta muhoro cyangwa ibyo sinabitekereje, ariko ngitera intambwe ngo ngende, gusa uwabivuze sinamubonye, sinari nzi n'aho yari ari, ariko hanyuma uwo mugabo nyine ntaragera muri iryo shyamba, umugabo yahise avuga, gusa ntago nari nzi ahantu ari, ariko yahise ambwira ngo ningumaho ndebe abafite amaso, ndebe n'abatayafite, kandi nta muntu wari uhari, ni njyewe nari mpari njyenyine. Nyine kujya aho ngaho kureba igiti nabyihoreye, nyine mpita nguma aho ngaho. Hanyuma rero nagiye kubona mbona abantu benshi cyane, nyine bahise baza nyine kunyuraho. Hanyuma abantu benshi ahari ntago bari bazi ko igiti kimwe ari cyo kizima, abantu benshi banyuraga ku giti cyamunzwe, nyine kandi ntago wari kukinyuraho n'ubundi ngo cyere guhita kigwamo aho nyine muri ayo mazi, kandi munsi hari harimo ibizi byinshi, kandi ibizi bimeze nk'ibya korombete, nyine nk'uko wafata ibyondo ukabikoroga nyine bikaba ibintu by'ibyondo cyangwa by'ibisururu. Hanyuma rero abantu birundiye ku giti kimwe, ndasakuza nkababwira ngo bashyire amaguru ku giti nyine cyari haruguru kizima, nkababwira ngo icyo cyaramunzwe, ariko nyine bari bafite kwiruka, wagira ngo wenda hari ikintu bari bakurikiye sinkizi, ariko nyine bose banyuze ku giti cyamunzwe kiracika bagwamo aho. Ntago wari gushobora kubakuramo, ko nubwo harimo amazi yari arimo ahantu nagereranya umwobo cyangwa umukokwe muremure, kandi byari bizi bibi cyane. Abantu baguyemo rero batangira gutaka
bamwe batakaga nyine ibizi bikinjira nyine ntibabashe no gutaka. Rero nasakuje mpamagara mama cyane, ntangira guhamagara mama kugira ngo aze basi arohore abatapfuye. Rero haje gusigaraho igiti kimwe, numvise mbabaye cyane, ntangira kumva nakosheje kumvira umuntu ntarebaga, vuga niyo mba nagiye kuzana igiti mba nagishyizeho abantu bakaza kiriho, hanyuma ntibabe baguyemo. Hanyuma rero nahise mvaho nyine ngo ngende, ariko n'ubundi si byakunda. Umuntu wavugaga yongeye kumbwira yuko ngo yizere ko nabonye abafite amaso n'abadafite amaso. Nubwo ntamurebaga, namubwiye ko ntabo nabonye, ko abantu bose nabonye ahubwo batari bafite ubwenge kuko banyuze ku giti kimwe kandi cyamunzwe. Hanyuma arambwira ngo iyo baza kugira amaso cyangwa bakagira amatwi bari kumva ibyo mbabwira bakanyura ku giti cyo haruguru. Arambwira ngo iyo bakandagiza wenda akaguru kamwe ku giti kimunzwe akandi ku kizima, akagiye ku kizima kari gukurura akagiye ku kimunzwe. Ndatekereza ngo se ubundi si bahita banyerera? Hanyuma arangije arambwira ngo abo nta maso bafite. Hanyuma numva ndababaye cyane, si umuntu narebaga wenda ngo musobanuze byimbitse bisobanukirwe, nyine nagomeje kumva ndakaye. Hanyuma rero muri ako kanya ntabwo ubundi nabona uko mbisobanura. Hanyuma uwo muntu wavugaga yambwiye ngo ninambuke ku icyo giti, hanyuma nsubire hakurya, hanyuma kandi ngomeze kwitegereza buri kimwe. Hanyuma nyine nahise nyine ngenda nk'uko yari abimbwiye, ndongera ndambuka nsubira inyuma ahantu nari naturutse. Hanyuma nkimara kuhagera haje abandi bantu baturukaga noneho aho nari navuye, ubwo baturukaga aho nari ndimo njya ubwo ngubwo. Rero nabwo haturutse abandi bantu nabo baza bihuta. Hanyuma ariko bwo kuko nari narangije kubona igiti cyagiye, ntabwo nzi uko cyagarutse. Nabwo nagiye kubona mbona hari ibiti bibiri kandi kimwe bari bagikandagiyeho kigwishamo abantu nacyo kiragwa. Ubundi ambwira gusubira inyuma hari hariho igiti kimwe gusa, nicyo nanyuzeho. Hanyuma rero nayobewe uko icyo giti kigarutse, ariko noneho mpita nsakuza abantu batarahagera. Ndavuga ngo ntihagire umuntu unyura ku giti cyo hepfo, munyure ku giti cyo haruguru. Nkababwira ngo igiti cyo hepfo cyaramunzwe mutaza kugwamo hasi mu mazi. Ariko nabwo abantu baje aho kunyura ku giti kizima, nabwo bajya kunyura ku giti kimunzwe. Nasakuje noneho ubwo mvuze induru nyine wenda kugira ngo numve ko naba mvuga gake, hanyuma nyine abantu babashe kubyumva. Ariko ntabwo ariko byagenze, n'ubundi banyuze kuri icyo cyamunzwe nabo bagwamo. Ubwo narize kuko numvaga nyine kwihangana nyine binaniye. Rero natangiye guhamagara mama, numva uwo muntu ikintu yongera kumbwira sindi bucyemere kuko numvaga arimo kumbeshya. Ahubwo niyo mba nahamagaye na mama kare aba yaje byibuze akabambutsa. Hanyuma uwo muntu yahise ambwira ngo none se wasobanukiwe impamvu noneho utagomba gukura ikirenge mu nzira ukijyana mu zindi nzira? Ndavuga ngo hoya. Arangije aravuga ngo impamvu abantu iyo bakomeza inzira imwe bakanyura ku icyo giti kimwe bagombaga kugera iyo bajya,
ariko kuko batashakaga kukinyuraho niyo mpamvu banyuze ku cyo bishakira, hanyuma nyine bakagwamo aho. Ambwira ngo abo nta maso bafite. Ndavuga ngo yego, ariko se kubera iki utaretse ngo njye kuzana igiti nshyireho abantu sibabe bapfuye? Ariko ntiyagira icyo ansubiza. Rero nahise ngira umujinya n'ubundi mpita ntekereza kugenda nyine, guhita ngenda. Ako kanya rero mu gihe nari mfite umujinya, nagiye kubona, murabona igiti cyangwa icyuma wenda bitewe n'ikintu gikoze urutindo, murabona ahantu igiti kiba kirambitse, aho gihera bakirambika n'aho kirangirira. Ku bantu muzi nyine urutindo muzitegereze murebe uko biba bimeze. Natangiye kubona ahantu igiti cyari gihereye, mbona hatangiye kumera nk'aho ibitaka bitangiye gusa nk'ibyiyasayasa, ukuntu nyine ahantu himanyura. Rero natangiye kumva mfite ubwoba yuko icyo giti kigiye kugwamo ntarambuka. Rero nahise nsakuza ndavuga ngo mama ndakwizera, nta nubwo navuze ngo mama ndagukunda, navuze ngo mama ndakwizera. Nagiye kubona mbona igiti kivuye mu mwanya wacyo kireguka nyine, nk'uko hashobora kuba hari umuntu uri ku ruhande, cyangwa se simbizi, wenda nk'uko umuntu yafata igiti akacyegura akagihagarika cyari kiryamye, niko nabigereranya. Igiti rero cyahise cyeguka, mbona kivuye nyine kuri wa mwobo. Hanyuma rero natangiye kugira ubwoba, mpamagara mama nyine kugira ngo ategeke igiti gisubireho nyine mbanze nambuke, kuko nta handi nari kubona nyura, kuko aho niho nagombaga kunyura nyine. Hanyuma mu gihe nari ndi kuvuga ibyo rero, cya kintu cyari igiti ntago mu by'ukuri na kare kose nticyari igiti, nuko ntari nabimenye. Nagiye kubona mbona icyari igiti cyangwa se nako igiti cyangwa urubaho. Nagiye kubona mbona ni mama, nagize ubwoba nsubira inyuma nyine ngo ngende nirukanka iyo nari navuye, ariko mama arampamagara. Nahagaze, ariko ndababwiza ukuri ntago navuga ngo nari mpagaze, kuko numvaga amaguru atari gukora hasi, natitiraga nyine nkibaza ukuntu nahanyuze nyine, nkumva mfite ubwoba cyane. Hanyuma rero mama arangije yambajije ikinteye ubwoba. Mbwira mama ko ikinteye ubwoba ari ukubona nakomeje kumukandagira, kandi nzi ko ari igiti, nkajya mpamagara n'abantu ngo bamukandagire. Ndavuga ngo gute waba igiti? Hanyuma mama arangije arambwira ngo ntabwo ubizi ko ngomba kuba uwo nshatse, gukora icyo nshatse, kujya aho nshatse, kuba aho nshatse. Ndamubwira ngo yego ndabizi. Mama arangije aravuga ngo rero ntabwo ibi byakagombye kugutera ubwoba, ahubwo byakaguteye gukomera. Hanyuma mama arambwira ngo rero kukubwira ko ari njye nzira, ukuri n'ubugingo ntiwabasha kubyumva. Hanyuma mama aravuga ngo niyo mpamvu mbayobora inzira, aho kugira ngo muyinyuremo mukajya kunyura mu nzira zanyu mushatse. Mama arongera aravuga ngo niyo mpamvu mbicaza hasi ngo mbagire inama, mbabwire icy'akamaro, mukanga kwicara amatwi mukayashyiramo ibiti, mukajya kumvira ba mukaso. Hanyuma mbwira mama ngo rwose nubwo tubitaho turi, ariko twumva ibyo utubwira. Mama arahigima cyane, mbwira mama ngo nambabarire. Hanyuma ako kanya uwo muntu ntigize mbona,
yongeye kuvuga, arangije aravuga ngo, arambaza ngo muka data cyangwa mama ngo naba nzi imigenzereze yabo. Ndavuga ngo nyine ntago nigeze nderwa na muka data, ariko nta muntu wagufata neza nk'uko mama wawe yagufata neza. Hanyuma arangije arambwira ngo, aravuga ngo umubyeyi w'umuntu, umubyeyi nyine mama w'umuntu, ngo aba ari uw'agaciro gakomeye. Aravuga ngo kuko umubyeyi wawe akugaburira uko ubishatse kurya, agukarabya uko bikwiye, akaguhekera mu gihe, mbese akakwitaho. Arambwira ngo ariko mukase ntashobora, ibyo byose ntashobora kubigukorera, yewe ntashobora no kukugaburira. Arangije aravuga ngo kuki agaciro kose mwagahaye umubyeyi wanyu mugaha mukaso. Hanyuma rero nacecetse kuko numvaga nta mukaso tugira, nyine numvaga ibyo avuga ntari kubyumva, ariko nacecetse sinagira ikintu musubiza. Hanyuma rero mama ako kanya yambwiye ngo ninze anyambutse tugende. Nyamara ambwira ngo anyambutse, hari hahoze n'ubusanzwe nyine ayo mazi atakiriho ikintu cyo kwambukiraho, nyine hari ikintu cy'umukoko cyangwa simbizi cy'umwobo, ariko noneho kirangaye, nyine nta kintu cyo kwambukiraho cyari gihari. Hanyuma nabwiye mama yego. Ako kanya nagiye kubona mbona ahantu turi nta mazi, n'icyo kintu sinakirebaga. Hanyuma mama arangije aravuga ngo uzanyemerera nzamwambutsa kandi nzamuhisha. Arambwira ngo aravuga ngo kandi uzanyangira nzamureka nyine akore icyo yumva kimunejeje n'icyo ashaka. Mbwira mama ngo hoya. Ndamubwira ngo ubu abantu iyo baza kumenya kare ntabwo baba banyuze ahatanyurwa. Mama arahigima. Mama arangije aravuga ngo none ko none mbahamagara mukandebera ku rutugu, mwarangiza mukagenda aho ntabohereje, mukanyura aho ntabanyujije, urumva nabakorera iki? Hanyuma mbwira mama, ndavuga ngo hoya ariko ntabwo twese tubikora. Ariko ako kanya mpita nigarura, ntekereza ko nanjye ntari mwiza. Ndavuga ngo hoya ngo ariko ngo ujye utubabarira. Mama arahigima cyane. Hanyuma rero muri ako kanya yambwiye ngo tugende. Nagiye kubona mbona aho twari turi nabwo mbona ntabwo duhari, ahubwo ubwo sinzi icyabaye nyine. Nagiye kubona mbona turi hano kuri shapeli, gusa twari abantu benshi cyane, abo nzi yemwe n'abo ntazi. Hanyuma abantu bamwe bari bahagaze, abandi bari bicaye, hari harimo n'abantu bari baryamye. Hanyuma rero gusa nubwo hari hano iwacu kuri shapeli, ntabwo twari turi mu nzu, gusa nabonaga turi hano mu rugo, ariko nkabona habaye ikibuga kinini, nkabona nyine inzu zigiye ziri kure, nkabonamo hagati hari ikibuga kinini, ariko na Kristo umwami ntawe nabonaga, ntabwo nzi ubwo aho yari ari nyine. Hanyuma rero mama nawe ntabwo nzi ahantu, ubwo nyine nkigera aho ntabwo nzi ngo mama yari arihe. Rero naje kuba muri abo bantu, nyine nanjye mpita njya mu bandi.
hanyuma haje gushira umwanya nagiye kubona mbona Kirere araje, ntabwo nta nda yari afite kandi mu buzima busanzwe muzi yuko atwite, ntayo yari afite. Kirere yari yambaye agashati k'umuhondo, yari yambaye n'ijipo y'ubururu, ubururu nyine ubururu bwa kontoni. Noneho murabona ukuntu amajipo y'amataje aba akoze nyine, iyo jipo nayo yari ikoze nk'uko ijipo y'amataje iba ikoze, ariko hasi hari hariho utuntu tw'inshabure. Ku bantu bazi inshabure ukuntu ziba zishabuye, inshabure babyinana, bakenyera babyinana, hasi hari hariho utuntu tw'inshabure, noneho no hejuru hakabaye wenda ikindi gitambaro gikoze etaje, hari hariho inshabure. Hanyuma rero ubwo Kirere yahise avuga ngo reka mbere yuko ngo Yezu ngo aza kuvuga ibye, ngo reka mbabwire ngo iby'amasezerano yanjye. Hanyuma hagana hirya hari hari Tsiyeri yari yambaye imyenda y'amakositime, imyenda y'imikara, ariko murabona ubundi ipantaro n'ikote, ikote riba ari ritoya, ariko we yari yambaye ikote rirerire, ipantaro nyine n'ikote, ariko ikote rirerire rigeze munsi y'ikibuno, ariko yari kositime. Hanyuma Tsiyeri nawe yahise ava ahantu yari ari ajya kwicara ahandi hantu. Tsiyeri rero yaje kumbona, Tsiyeri ahita ahaguruka aza kundeba, ahita ambaza ngo none se Rora, ngo nawe ngo uravuga yawe? Ndamubwira ngo ngewe ntayo mfite yo gutangaza, nyine ngo amasezerano. Ndamubwira ngo ngewe ntayo mfite yo gutangaza. Tsiyeri yahise ambwira ngo ariko wagiye wemera ko uri umunyabinyoma, ngo wagiye ubiceceka ko tubizi neza. Arambwira ngo wari uzi yuko ngo habura ngo iminsi ngo 20 ngo n'itanu, ngo hanyuma ngo ibyawe bikajya habona? Ndamubwira ngo se wabaye umuntu ugenga ibihe ryari? Arambwira ngo hoya winsakuriza, ngo reka nze mbanze ngo niyumvire. Hanyuma nyine ako kanya ngo nanjye ngo nahise ntekereza, nyine sinari nzi ko mama nyine ahari, ko ntawe nari nabonye, ngo mpita mvuga ngo nanjye nta kibazo, ngo reka nze ngo ndebe ahantu ngo nkure urupapuro ngo n'ikaramu, ngo ibintu byose ayo masezerano nyine ngo ndahita nyandika. Ngo ubwo ngo amasezerano ya Kirere ndayandika, ngo yewe n'ibyo Yezu ari buvuge ndabyandika. Noneho rero natekerezaga kubyandika, hanyuma nyine ngo nkaza ngo kubiha mama, hanyuma akaduha ubusobanuro, ko numvaga ko turi bwumve, ariko nta muntu wo kudusobanurira uhari. Hanyuma Kirere ngo yahise avuga ngo isezerano rya mbere ngo mfite. Abari baryamye bahise babyuka, abantu bose nyine bahita nyine, urabizi iyo wenda hari ibintu runaka, buri wese ava mu byo arimo kugira ngo arebe cyangwa yumve. Akivuga iryo jambo, mama ntago nzi ahantu yaturutse. Mama yari yambaye ikanzu nziza, ubundi murabona ibara ry'umuhondo, ubundi hari umuhondo uba ukeye cyane, hari n'umuhondo uba werurutse nyine udakeye cyane. Imihondo ubundi iba ari ibiri. Rero mama yari yambaye ikanzu nagereranya n'umuhondo werurutse, ariko ntago yari ikanzu nanone wenda yitise, yari ikanzu ubundi utabona ukuntu ugereranya. Ni ukuvuga ngo
yahagararaga nimba hari umuyaga, ntago numvaga nyine muri njye umuyaga nkumva, ariko icyo nshatse kuvuga ahantu yabaga yahagararaga nyine ukagira ngo iyo kanzu irahuhwa n'umuyaga ikihindura nyine. Murabona iyo umuyaga uhuha ikintu kigenda kihindura nyine, wenda sinzi uko nabivuga ariko njye ndumva ari uko nabivuga, sinzi nimba abantu babyumva, ariko nyine yasaga nkaho yihindura nyine, ariko ukabona amabara yose abaho ukayabona, ariko nyine kubera utashoboraga kwitegereza cyane kubera uko byari bimeze, kandi noneho n'igishura niko cyari kimeze, ariko wabonaga mama gusa, wenda mama yari akeye cyane, ariko ukabona umuntu wishimye n'utishimye ntibasa. Gusa mama yari muremure cyane bitangaje, birenze uko ubundi tuzi areshya. Mama yari afite nimba umuntu wa metero 3 abaho simbizi, ariko ngereranyije yari nka metero 3, yari muremure ku buryo bukabije. Hanyuma rero nkibona mama ngewe nagize ubwoba, mva ahantu narindi nyine njya ahantu inyuma y'abantu, inyuma nyine kumwe uba uri uwa nyuma mu bandi. Ndavuga ngo ubwo mama aje nta kibazo, n'ubundi ibintu byose turabisobanukirwa. Mama rero akigeraho, Kirere ntabwo ayo masezerano yayavuze. Noneho nyine nahise ntekereza ngo buriya mama niwe ugiye kuyamuvugira, kuko nyine yahise aceceka, yarahagarara ariko ntiyavuga. Noneho mpita mvuga ngo buriya ni mama ugiye kuyavuga. Rero njye kujya inyuma navuze ngo mama adahita avuga ko amasezerano dufitanye nta na rimwe nubahiriza. Nyine njya inyuma, natekerezaga ko atari bumbone nyine inyuma. Hanyuma rero Kirere yacecetse, hanyuma mama yavuye ahantu yari ari, yaje abwira Kirere, aramubwira ngo ngaho sobanurira abandi ibyo wari ugiye kubasobanurira. Hanyuma Kirere araceceka, hanyuma aramubwira ngo ngaho, arangije aravuga ngo ngaho wowe uyobora ufite ijambo, ngaho bwira abandi. Nabwo araceceka. Hanyuma muri ako kanya mvuze ngo mama yamukubise, byaba ari byo mpimbye, gusa icyo yabaye ntacyo nzi, kuko mama ntiyavuye aho nta nkoni yari afite, nta n'ikintu yari afite, gusa yari ari aho hafi ye. Gusa Kirere yarize ku buryo ushobora kuba yarira uri nk'icyeza ukamwumva. Kirere ararira, abantu bose batangira binyombora bava aho ngaho. Rero abantu twese twashizemo aho hantu hagati, abantu bose tujya inyuma, mbese mo hagati hasigayemo Kirere wenyine na mama. Abantu twese twari tumeze nyine, murabona wenda umuntu agiye nk'ahantu agahura n'igisimba ukuntu yaba ameze, nta muntu uhari wari ufite umutima, kubera ukuntu Kirere yarize, ariko icyo yabaye ntacyo nzi. Hanyuma rero Kirere yaje guceceka, ariko ahita ava aho ngaho, ava aho mama yari ari. Hanyuma akiva ahantu mama yari ari, yateye intambwe, nta marembo narebaga, ntayo narebaga, ubwo sinzi nyine ibintu ukuntu byari bimeze. Hanyuma mama yongeye kumubwira ngo yamubwiye ngo nahagarare abwire abandi ngo kuko niwe mutegetsi kandi niwe muyobozi. Aravuga ngo nabwire abandi icyo ashaka kubabwira, ariko nyine araceceka, yahagaze ariko araceceka, siyagira ikintu avuga. Hanyuma rero ngewe nahise ntekereza kwigendera. Hanyuma
hanyuma mama sinzi ahantu yakuye agatabo gatoya, murabizi akantu k'agatabo k'akabibiriya gatoya ubundi kaba mu rurimi ntabwo ari ikinyarwanda, niko mama yari afite akantu kameze gutyo, ariko mama yatangiye yavuze ngo twese buri wese atege amatwi. Mama yasomye ariko ibintu yasomye simbizi kuko n'ururimi yavugaga ntarwo nzi, ariko bishoboke ko abandi banabyumvaga, ko nabonaga abandi bateze amatwi nk'aho babyumva. Hanyuma rero ngiye kubera nta jambo na rimwe numvaga, natekereje nti mama navuga ngo dusubire mu byo avuze ndamenya mvuga iki. Hanyuma nahise ntekereza yuko nyine ndi bwicare mu bandi, nyine nkitsimba ku buryo mama atari bumbone. Hanyuma rero mama akimara gusoma ako gatabo, gusa uwo muntu wundi ntago nzi ahantu yaturutse. Haje umugabo wareshyaga na mama. Uwo mugabo yari afite urupapuro ruzinze, murabona ukuntu umuntu agura amashusho aya manini tumanika mu nzu, ukuntu ishusho iba izinze, umuntu aba yayizinze. Yari afite urupapuro ruzinze gutyo, yari yambaye ikanzu n'ubundi nawe imeze nk'iya mama, wagira ngo nyine ahantu bayikoresheje ni ahantu hamwe. Noneho nagize ubwoba cyane, ndavuga ngo abagabo bararwana uriya waratwica. Natangiye kugira ubwoba, nkajya numva nasesa ahantu ndi nkicengeza mu butaka, nyine numvaga mfite ubwoba, nyine wagira ngo nishe nk'umuntu, numvaga ntazi ukuntu meze. Hanyuma muri ako kanya mama yambwiye ngo naba mfite ububasha bungana iki ku buryo nyine mfite ibitekerezo bimeze uko nyine by'uko nacukura nkajya munsi nyine. Mpise ngira ubwoba noneho mvaho narindi njya imbere, nyine ngo mama atagomeza kumvuga uwo mugabo akankubita. Hanyuma uwo mugabo yahambuye urupapuro, ariko urwo rupapuro akiruhambura nta kintu cyari kiriho, kuko yaruhambuye mbona nta kintu kiriho. Hanyuma arangije aruhereza mama, ariko arumuha yongeye aruzinze, ariko nta kintu nigeze mbonaho. Hanyuma rero akimara kuruhereza mama, uwo mugabo yahise avuga ngo harahirwa yavuze ngo mbisubiremo, ngo harahirwa umuntu waharuriwe inzira akaba abasha kuyinyuramo. Avuga ngo haragowe kandi umuntu waharuriwe inzira akayica ku ruhande, akanyura ku ruhande. Aravuga ngo waragowe. No kubera yari afite ijwi rinini, nyine buri muntu wese, ntekereza wenda nzi ibyanjye, ariko umuntu wari uri aho wese ngira ngo nta muntu uhari wari ufite umutuzo. Hanyuma rero arangije aravuga ngo harahirwa uziyandikisha, kuko uwo nguwo azimurwa, ntabwo azasibizwa cyangwa yirukanwa. Yahise ahereza mama urwo rupapuro, nyine ndamubura, sinabonye aho yanyuze, mama yarusigaranye. Hanyuma rero muri ako kanya mama yahise ahamagara umuntu wari uri aho w'umusaza ngo witwa Mariko. Yari umusaza wari wambaye ipantaro y'ubururu, yari yambaye n'akantu k'agapira, hari udupira twa kera twabaga dufite utuntu tw'utudumane mu gatuza, sinzi uko batwitaga. Yari umusaza ufite ubwanwa burebure nk'ubw'abasilamu, yari afite imisatsi y'imvi gusa. Hanyuma nyine yahise amuhamagara,
niwe muntu yahamagaye amwandika kuri urwo rupapuro. Mama niwe wamuhamagaye aramwandika, nta wundi muntu yahamagaye. Akimara kumuhamagara, mama yazinze urupapuro, mama nawe ndamubura, mbona dusigaye aho ngaho twenyine. Nahise mva aho ngaho nyine ngo mpita ngenda nirukanka, gusa nabonaga njyewe ngiye nyine, nari ngiye kuri shapeli epfo ku Itetero, ariko nyine nageze mu nzira n'ubundi mbona siho nagiye, mbona ndi mu yindi nzira. Noneho nahise ngo ngera ahantu mpasanga mama. Noneho mama yari ari kumwe n'umuntu w'umusaza. Noneho mama yari arimo abwira uwo musaza, arimo amubwira ngo ngewe ngo ubu ngomba numva ngo narayobewe, ngo ubu ngubu ngo tekereza ngo namukorera iki. Ariko uwo musaza yari yacecetse. Mama akavuga ngo tekereza ngo sinamutanga, ngo tekereza ngo niwe umenya ngo inka ngo za Yezu, ngo niwe ngo ntuma, ngo tekereza. Nyine yavuze ibintu byinshi. Noneho ariko nyuma arangije aravuga ngo ariko ngo yansuzuguye, ngo ariko ngo sinakwibagirwa ibyo, ngo none se ubu ngo mutange. Noneho uwo musaza arangije aravuga ngo hoya, ngo none se ko n'amafaranga n'ubundi bari gutanga ari makeya. Nyine ubwo nimba ari akazi yari yabonye, nyine sinzi ibyo ari byo. Uwo musaza yamubwiye ngo hoya, ngo n'ubundi se ko amafaranga ari makeya. Nyine amubwira ibyo ngibyo. Hanyuma rero nimba mama atarazi wenda ko mpari simbizi. Hanyuma rero mama bamaze kuvugana ibyo, ngo uwo musaza aragiye na mama nyine ahita agenda. Nanjye nahise nkomeza ndagenda. Nageze ahantu nsanga hari umuntu w'umugabo nabwo uri gukura ibijumba ahantu hakomeye cyane. Arangije arambwira ngo nimubabarire mufashe gukura. Nahise mfata isuka ntangira kumufasha kubikura. Noneho haje kuza umugore wari uri kumwe n'umuntu w'umusore, abaza uwo mugabo ngo se ngo uyu niwe ngo ugiye gushaka. Hanyuma uwo mugabo aravuga ngo yego. Mpita nsakuza ndavuga ngo uvuze ngo iki. Hanyuma uwo muhungu wari uri kumwe n'umugore abwira uwo mugabo ngo uyu nguyu ngo sinamwemera, ngo rwose sinamwemera. Ndavuga ni se ngewe nabemera? Ndavuga ni sinabemera, ntimwibuke ko mfite n'umwana kandi mukuru. Mba ndashakuje nyine, nahise ndambika hasi rasoro nakuzaga, nyine mpita ngenda. Hanyuma nkitera nk'intambwe 3 nahise mpura na mama. Mama ariko yabaye mutoya, afite nk'imyaka nk'icumi gusa, ariko nyine ari mama, ariko mama wacu twese tubona wirabura. Nyine nicyo cyanatumye menya ko ari mama. Rero nagize ubwoba, mbwira mama ngo ubundi ngo umuntu ngo ashobora gusubira mu nda akongera akavuka nanone. Mama arahigima arambwira ngo mwana wanjye ibyo warabibonye? Mbwira mama ngo ko uri umwana. Mama arahigima ngo byose yaba icyo ashatse. Numva ndatsinzwe. Hanyuma mama arambwira ngo si ubu washobora guharika umugabo mukuru? Ndavuga ngo hoya, umugabo mukuru se wamuharika gute? Ndavuga ngo cyakora yarapfuye washaka uwundi mugabo. Ndavuga ngo ariko mu gihe atapfuye ntabwo washaka undi mugabo. Mama arahigima. Mama arambaza ngo se urumva ushaka umugabo? Ndavuga ngo hoya, nyine nyoberwa icyo mama ambwiriye. Hanyuma mama arangije aravuga ngo yego nta muntu waharika umugabo. Ndavuga ngo yego. Hanyuma mama isa ambwira ngo mwana wanjye ntukagende ufata ibyo ubonye. Mbwira mama ngo yego. Ako kanya mama sinamenya ngo agiye he nyine. Rero nahise mvaho nihuta, nyine umutima wanjye
watekerezaga nyine aho umutima wanjye wari uri, nitekererezaga nyine ko ngenda ngahura na mama, ariko siko byangendekeye. Nagiye nahuye na cya kigore cyanzengereje, tukimara guhura yambwiye yuko ibintu ndimo atabyumva kandi atabikeneye. Arambwira ngo kubaho meze gutya ntabishaka, arambwira ngo ashaka ko mera neza, arambwira ngo nicyo cyonyine yifuza. Hanyuma mubwira ko atanshinzwe kandi meze neza, nta mpuhwe akwiye kungirira. Ariko arangije arambwira ngo ndi ikiburabwenge, arambwira ngo nta bwenge mfite, arambwira ngo ni iki kintu gituma nyine ntarya kandi ngomba kurya, kandi nkarya kenshi kugira ngo ngire ubuzima. Arambwira ngo uzi yuko ugiye gupfa ngo wakirindagiziwe. Ndamubwira ngo ushinzwe kumenya ibihe biri imbere by'abantu. Arambwira ngo mbese wari uzi kubabara icyo bivuze? Ndavuga ngo ntabyo nzi. Ndamubwira ngo ko ntababaye nabimenya nte? Arangije arambwira ngo ngomba kukubabaza kugeza ubwo uzamenya ko wibeshye, ukamenya ko ndi umubyeyi kandi ugomba kumvira no kubaha. Mubwira ko uko yambabaza kose ntazigera mwumvira cyangwa ngo mwubahe. Ako kanya nkimara kuvuga ibyo ngibyo, yamfashe ugira ngo ni nk'abantu nka 300 kandi hari umuntu umwe. Yamfashe numva ahantu hose afashe, nkumva igufa rirafata n'ahari n'inyama. Hanyuma natatse mpamagara mama, ndataka cyane, mvuza induru, ariko nyine mbura umuntu wo kuntabara. Hanyuma rero yambwiye ngo amfite mu ntoki ze, ubu ngubu nta muntu wankuramo. Mubwira ko intoki ze ntazo mbamo, njyewe mama ari we umfasha. Hanyuma arambwira ngo iryo jambo ntakeneye kuryumva mu matwi, nyine yambuzaga kuvuga mama. Hanyuma yambwiye ngo nimwemerere, hanyuma ampe ijambo rimwe gusa ry'intsinzi rizamfasha kuba umuntu w'agaciro kuri buri wese, nkabera buri wese urugero rwiza. Ngo ariko ubu buri wese ngo nta n'umwe nabereye urugero, ngo abantu bose ngo nababereye umugome. Arambwira ngo uzi ko buri wese iyo akubonye akubonamo umugome? Ndavuga ngo nta muntu wambonamo umugome kuko ntawe ndica. Arambwira ngo utica. Ndavuga ngo nakwica nte? Ndavuga ngo abantu bose bagomba kuba muri mama, ko mama ari ubuzima. Umugore yankuye aho nk'uko waterura isashe, kuko nabyiyumvishaga nyine kuntu amfashe. Yanjyanye ahantu hari ikintu cy'ikigunguru giforomye ubundi nk'umwobo, ikigunguru kinini. Gusa ntabwo wabonaga ahantu bacaniye inkwi, ntabyo wabonaga umuriro gusa. Yanshyizemo igice nyine cy'amaguru kugeza munsi y'umukondo, hejuru nyine ntago nagiyemo. Mwa bantu mwe, nahiye nkajya numva, murumva gushya wumva ureba. Narize, ndataka, mpamagara mama ndamubura, ngera ubwo mpamagara Yezu ndamubura. Noneho nageze aho nkajya ndira, nkajya nkoma induru, nyine wenda ngo abandi bantu wenda bava ahandi hantu, kuko hari n'ahantu ku nzira wenda baze kumfasha, wenda basukemo amazi. Ko uwo mugore yanshyizemo arigendera. Narize rero, ariko nyine mbura umuntu wankuramo.
nyine na mama ntiyaza ngo ankuremo. Rero byageze aho uwo mugore yaje, yambwiye ngo ikimenyimenyi, arambwira ngo ubwo bumara bwawe wibeshyeho, ubu ngubu iyo aza kuba ari umubyeyi nkanjye aba yaje akagukuramo. Ndavuga ngo urigereranya mama nawe wa murozi we. Nyine namututse, yazanye ikintu cy'icyuma sinzi ahantu yagikuye, nacyo cyakaga nk'aho agicomoye mu ziko, yaje akinkubitira mene hano mu ijosi, nyine ahantu munsi y'ugutwi mu ijosi riko, yakubise gihinguka hirya, ko byabyakiririzaga numva nk'uko ufata ikintu gishyushye ukagishyira mu mazi. Bazafata icyuma cyangwa ikara murinage mu mazi mwumve ukuntu bivuga. Nagize ngo neza ncitse ururimi n'umuhogo, numva ahantu hararangaye nk'ikibindi. Hanyuma yahise ambwira ngo, yambwiye ngo harya ntabwo urababara. Ndavuga ngo niyo nababara ntabwo nakwibagirwa mama ngo mpitemo umuntu utarambyaye. Arangije arambwira ngo uba n'inka byagize ibiki, sinzi uruntu yantutse ngo rwo kubyagiza, sinzi ibyo yambwiye byo ngo mbyagiza, simbyibuka, ariko yantutse urwo runtu. Arangije arambwira ngo wirirwa ubunza ubumara mu bantu, uzi ko ngo igihugu cyose ngo cyaguye mu gihombo hejuru y'umurozi. Ndavuga ngo ahubwo isi yose igomba kubohoka kubera mama ko ari ubuzima. Noneho wagira ngo nkoze ishyano, yazanye ibintu ntazi ukuntu bimeze, nk'uko wagenda ugafata tuwarete ukayividura ugakoroga, ukazana ibintu ukabimena ku muntu, ibintu binuka, ibintu bishyushye. Arangije arambwira ngo niwe wenyine ufite ijambo, arambwira ngo kandi niwe wenyine ukwiye kubahwa. Ndavuga ni nta jambo ryawe nta n'umuntu uzigera akubaha na rimwe. Yambwiye ngo yongeye arambaza ngo harya ntago urababara. Ndavuga ngo niyo nababara sinakwibagirwa mama. Yazanye rero ikindi ikintu kimeze bundi nka senyenge, ariko cyari gishyushye, ubundi sinzi ahantu yajyaga kubizana. Yakizanye rero cyari kimeze bundi nk'urugori wenda ukuntu ruforomye. Yakizanye nyine nawe yashyaga ntabwo yanyegeraga. Yakizanye arakijugunya, kiramanuka gifatira mu gihimba cy'amabere. Noneho byandiye ndesara mpamagara mama ndamubura. Rero nashakuje ndavuga ngo mama ndakwizera, ndavuga ngo Yezu ndakwizera. Sinzi uko byagenze, nyine nigiye kubona mbona ndakangutse, nsanga natutubikanye amarira ibimwira, nyine numva kuko ngiye gupfa. Nahise mbyuka nyine kwa Bikira Mariya mpita manuka mu gikari. Hanyuma gusa naryamye n'ubundi mbona ndimo hahandi, kandi nabyutse mbireba ko nyine nahavuye. Hanyuma rero nasubiye hahandi mbona n'ubundi ndimo hahandi. Noneho narize hari ndira n'ibitarirwa, ariko nyine naje kugira amahirwe, naje kubona bundi akantu, ntago nimba muzi wenda, ni akantu kari kameze ubundi nk'umukororombya. Umukororombya uwubona hejuru ntago wawubona hasi, ariko nyine nagereranya ako kantu ko kari kameze nk'umukororombya. Haje akantu nyine kameze nk'umukororombya kakubise ubundi rimwe, nk'uko umurabyo ubundi urabya. Nagiye kubona mbona nyine uwo muriro nyine wahise uzima, ariko mbona ndi ahantu mu mazi, mbona harimo amazi, kandi ubundi wari umuriro. Ibintu byose byari bindiho rero ntabwo nzi uko
ngenze nagiye kumva numva nta kintu na kimwe kikimfashe, rero nasimbutse maho navuye maho ndiruka nk'uko wava nk'imuhanga ukagera nk'imusambira wiruka, rero nkigera aho ngaho nyine naruhukiye nahahuriye n'umugabo w'umusaza wari wicaye nyine ku nzira, arangije arambaza ngo mwana wanjye ni iki kiguteye guhangayika ku buryo wiruka gutyo, mu gihe nari ngitangira kumubwira ibyo nahuye nabyo kuko nababaraga ndi kubyumva, hanyuma arangije arambwira ngo ujye wibuka isezerano, arambwira ngo ntihakagire ikigutera ubwoba, ngo kandi ntihakagire ugukura mu nzira. Ndavuga ngo yego, ariko mu gihe njya kumubwira ibi byago byose nahuye nabyo ntago yatumye mbimubwira, ahubwo yambwiye ko uretse kubimubwira byose abizi kandi yari ahari yanabirebaga. Ntekereza ko nta muntu n'umwe wari uhari ariko sinamuburanye. Hanyuma arangije arambwira ngo mu rugendo uzaharanire kugera iyo ujya kandi ugerereyo igihe. Arambwira ngo kandi uzaharanire mu kizamini uzaharanire gutsinda ntuzaharanire gutsindwa. Arongera arambwira ngo ntuzigere usohoka mu nzu ngo ujye kunyagirwa n'amahindu y'urubura. Ndavuga ngo yego. Hanyuma arangije arambwira ngo ntuzigere wiyambura imyambaro ngo wiyambike imbagara. Ndamubwira ngo yego. Arambwira ngo ntuzigere ufunga umutaka ngo urambike hasi utazanyagirwa n'inkubi y'umuyaga. Ndamubwira ngo yego. Arampamagara inshuro 7 mu izina ryanjye. Yampamagaraga nkamwitaba ariko nkumva mfite ubwoba bw'ukuntu amenya izina ryanjye. Hanyuma yambwiye ngo utewe n'icyo ubwoba kuko nakumenye na kera na kare, urumva kumenya izina ryawe bigoranye. Ndavuga ngo hoya kuko nabonaga uko angana. Hanyuma arangije arambwira ngo uzumvire ijambo ryose riturutse mu kanwa k'uwakugokeye, ntuzigere wumvira amagambo y'abatarakumenye. Ndavuga ngo yego. Hanyuma arangije arambwira ngo rero shira imumu ngo kuko byose mbizi kandi byose nari mpari. Hanyuma nahise nkangukira aho ngaho. Nasubira inyuma